zigahinga ariko koze ntiya failings kuko uwashakaga kurimbura abandi ntiyahagaritse. Byageze kuri Gisegeti rero araza ashidukana niyo nka ya azariwe kirimbuzi akoresha imitsi yose y'umubiri wiwe n'ubwenge bwose. N'ubu kuba tukiriho ni Hamana, ni kumbaraga z'abasore bavuze ngo ntituzemera dupfa ariko hazagira bazasigara bakavuga inkuru. Kandi tugomba gusigasira aho hantu tukahapfira tutahavuye tudafite gusubira inyuma. Byatangiye batubwira ngo tura abanyarwanda tugomba gusubira iwacu. Kandi ntabwo twe kwanga u Rwanda ntabwo ari byo noneho byanatuma tuba abakongomani. Nsimbukiye kuri ibi bintu by'abagezi bacu bakagara bagenda bakaba abantu bafite imiryango yewe mu gihugu cy'u Rwanda bariko bakiyibagiza ama identification yabo, bakiyibagiza uburyo nta kibazo abaturage babo ababyeyi babo bafite mu gihugu, ariko ibo bakihindura bakagenda bagakorana n'umwanzi ushaka kurimbura ubwoko ngo ni leta iragwana. Suko ngo leta ikibi n'ukwanga igihugu ariko wanze leta ni ibintu bisanzwe. Kandi leta abaturage banze we warangiza wowe ukagenda ukayivugira. Ubu nyine hari ibintu ndavuga ntaruka, hari ibintu by'aba Jarike Habyarimana ubu nyine bahoze ni Burundi ubu imbaraga zabo barazizanye bakora coalition bashaka kongera. Nimba mubona yuko bacecetse uno munsi, hari ibintu bibiri. Hariho ikintu cyuko barashe iriya drone uriya muzungu bazi yuko baje kurasa abayobozi bamwe muri M23 birafailinga, barasa umuntu udakorwaho n'ubu biri kubakoraho. Ico kimwe kiri mu byotuma drones zitari gukora ubu nyine cyane. Hariho n'uburyo bundi bwa kabiri M23 yagiye ikubita ku birindiro, igakubita ku birindiro no mu bubiko bw'izo drones. Ariko Isangani hari naho baheruka gukubitaho mu bibogobogo muri Sud Kivu wacu, bakubita ububiko bwa drones n'abantu bakahapfira kuko bakoresha imbaraga technology n'abandi bari gukoresha technology. Rero nta wakwemera ngo umwice kugeza mani mu minembwe bagezaho bafata ama drones 10 akazamukira rimwe. Ni ibintu twumva muri ibi bihugu bya Israel naye ni ibintu, ariko ababyeyi bacu barabiviva ntibabona umuntu, ariko bashaka gusa ngo bahimure bahagira ibirindiro bikomeye hitura indege. Ndayishimiye hatura igisirikare cyose, Angori hatura ibifaru byose ibikidos. Hanyuma hareye batangire rero bakubite biriya bice byose M23 ifite, bakubiti Bukavu babe barayisingiriye. Ibukavu nibahagera ubwo bazaba babumva yuko nibwo bwenge navuga bukeya bafite. Nico rero kwishimira ngo guhabwa ibihano ngo ku ngabo z'u Rwanda ntabwo byakemura ikibazo, ntabwo ari byo byakemura ikibazo, ahubwo icishe yanka kiracayirimo. Ubu nibwo noneho bigiye gukomera kuko imigambi yabo irazwi. Hariho n'abazalendo bari kuva muri Kongo bakaja gukorera imyitozo mu Burundi. Mwumvishije ukuntu bagiye bakubitwa inkuba ya mbere ya kabiri ya gatatu, bakanga kubivuga iyo nkuba nimba ari nyabakikubita gusa mu basirikare bari kwitoza mu bibira mu mashamba, ariko inkuba ikabakubita pe bakaceceka. Akuzi kuvuga ngo urapfuye ukanaceceka. Ndabizi hari abo bibabaza, ariko kandi hari ntago baba baragusumba uko
ababyeyi bacu bameze cyangwa gusumba uko imigambi mibi badufitiye bro mu Rwanda ntiyaba umuhutu n'umututsi hari ndi umunyarwanda ariko muri Kongo niho hari gucurira umugambi wose wo kugira ngo barimbure icitwa umututsi nta kindi nta rundi rwango nta rundi rukundo Gisegeta afitanye na Ndayishimiye byamanuye Jarike utaravugwaga ibyo yiberagamo nimba ari umumbarabaye umukiyo ngiyo mu Bufaransa ariko uyu munsi akumva yuko ari wo mwanya wo guhaguruka rero abari kurwana ku rugamba barahari kandi gucikamo kwabo ntikuriho hano byo dushikira tukavuga uko ariko twebwe icyo twamize turagifite nico kiturimo kurwanya gusa umuntu utiributse gato ku rurimi rwe kuko ururimi ni inyama yigenga ariko izitwika ni ikintu akari ku mutima rero iyo ugafite gaseruka ku munwa kara ukavuga rero iyo uvuze turaha ngaha kugira ngo tubasamira hejuru twarabaretse baravuga igihe kirekire bavuga ibinyoma bagira gute ariko uyu ni umwanya wo kuzuza atiribuka gato ku rurimi anyerera gato umujya hejuru murakoze reka mufashe reka mabwire Nadi ikintu kihari kandi kuri detaye y'ibyo amaze kuvuga hari imyiteguro y'abo ba genocideri Kayumba n'abandi bose sibyo n'abatsenderi pe bafite imyiteguro kandi igihugu cyacu kirabizi ntabwo gisinziriye then natwirwaneho irabizi ntabwo isinziriye na M23 irabizi ntabwo isinziriye na AFC irabizi abo bantu bose meshorinze ikintu cyo kiriho ni kimwe nukuvuga ngo abo bantu bose barifuzwa gusenyerwa rimwe kwicirwa rimwe sibyo kuvuga ngo kubaca muri aka karere rimwe icyo kintu abantu bacyumve ko abazungu birategurwa bagaceceka sibyo nubwo atari bo twishingikirije urabona ko barimo gushakisha impamvu zose ba supporting izo ntera hamwe kwishakisha za sanction ngo intwaro kugira ngo bavuge ati de ubufasha twahaga u Rwanda n'ubu turabuhagaritse ngo namwe mwitegure sibyo noneho bo bamaze kubona ibyo ngibyo abazungu barimo kubakorera kuko Gisekedi yatanze byose by'amabuye bya Kongo kugira ngo babashigikire muri ubu bwicanyi bwabo katubyite genocide bifuza gukora muri aka karere ariko baravuga bati dukwiye kubanza kugira n'abandi n'irindi tsinda rya hano kuri iyi mihanda tube twavuruga aba bantu bose tubashiremo umwiryane hari ababanje bazakorana na Muyayi we bazakora reka nabababwire mu nabamenye nabo turwanya tubamenye hari uyu Badrama umeze nk'umusazi bavuze ati iwe baramutamitse ejo iwe reka nkwereke nyine kuntu bose bagiye biyubaka nukuvuga ngo hari Badrama uri kuri side ngo y'abahanzi ngo azane ikibazo cy'abahanzi mu Rwanda bise nkaho babonye impamvu urabyumva bwa mbere abantu tureke kugwa muri iyi mitego y'izi ngegera gufata muri ango zose bajye i Burundi ho niho birimo gutegurirwa sibyo then abarundi nukuvuga ati umunyarwanda wese mubinjirire mu bugururu n'agatipe kitwa Galasi nako nabo ngabo n'abantu bazabinjirira abarundi tena ko abarundi nabo hari abatabyemera ahubwo abatabyemera bari hanze babinjirire ku buryo basenya babatandukanya cyangwa babinjirira bakaba bananirwa kugaragaza koze yabo ko Uburundi buyoboye nabi abo ni abakabiri bifatanyije ubwo hari abo kwa Kayumba uriya Badrama niyo side ariho neno nazanera hamwe zo kwa Habyarimana zigahaguruka sibyo arigo Jarike Habyarimana mwabyumvishe kwa Risiyo neno bikaba utugara sasa tugomba kuzana iki agomba gushakisha abantu bamwe mu banyamurenge bafite side ariko bice koze yabo y'abanyamurenge yatwirwaneho barahari ba Kongoro bavuga ngo mu Minembwe ngo hari aduyi umwiryana sibyo
okay muri M23 waho kuvuga ati abangaba bo tuzakomeza kubarwanisha iki intera hamwe propaganda z'abazungu zirahagije za bira binyamakuru urumva ariko no mu baturage nano natwe turi kuri iyi side yo kuri uru rugamba rwo kutangira izi propaganda natwe batwohererezamo abantu kuvuga ngo abantu batwoherejemo nabahe sibyo twoherejwemo n'abantu umuntu ashobora kuza muri kuri koza imwe muri abantu bari ikintu kimwe then mushwana sibyo kuko ari umuntu umaze gushwanisha abanyamurenge n'abanyarwanda hano kandi ngiye kumuvuga neza wamwumvisha Piterega n'amagambo ye yagiye akorana n'abantu arahari ndamuzi ejo bundi twavuze ati buri wese akora ibye iyo ari nk'umutego tumuhaye cyangwa kuvuga ati buri wese avuga ibye nitupfe ubusa kandi dufite koze ntuzaze kuri pano yanjye nawe sinzaze ku yawe ariko ntuzamvuge sinzakuvuge uriya musista uyu musista wacu Fani wigiza uje kwasa no w'abanyamurenge uwo ni uwanyu hano natwe abanyarwanda turi kuri imihanda dufite abantu badutumye uwo muntu nta wundi ni Tikento sibyo ku magambo kuko ikintu kijya kuba cyo guteranya aba bantu ngenda mubwira ibintu yakoze hano kandi abantu mu byumva Tikento buriya ni mubi cyane mu kumwiriye bajya guhuza no koalisiyo yabo bashaka na propaganda reka mbabwira ikintu yakoze abantu umuntu yahise avuga ati agiye guteranya abanyarwanda n'abanyamurenge sibyo azana ikintu cy'ikinyoma cyitwa ngo Red Tabara sibyo we ashakisha uburyo twebwe wenda afatanyije n'utugara sibyo uza kugirana ibibazo n'abantu bo muri Kongo kandi arebera akagaruka akaba muri mwebwe akaba muri twebwe avuga ngo twiyamirize abanza kwamagana twebwe kandi twe twaravuze ati nta muntu uzongera kuvuga undi sibyo uzakora nuza yawe natwe dukora yacu ariko nta kwatakana uwo ni umuntu twari twizeye ko arimo agira izi tumaze igihe buri wese akora ibye ariko ni byiza kumbwiye umuntu nta kekaga wango kandi urakoze bro izina ry'Imana ari muri aka gatebo k'ibi bibazo iyi koalisiyo ayirimo ndabikubwiza ukuri kuko nanaguhera kuri fact y'imyemerere ye y'amagambo yagiye akoresha byose twari twaramwihoreye twaramumenye twaramuteye nuza ngo genda ukora ibyawe ariko ejo bundi yabonye abuze ahantu ahera abura uburyo yakongera kuduteza imyiryane ahita avuga ati reka mbizane mu banyamurenge n'abanyarwanda dore n'ubari mwarandika dore ngo yaturamye hano hasi yirwa bumva nkaroho we yazanye soroga yari mwe mwumve kuntu aba bantu bafite uburyo bakoze ibi bintu sibyo nubwo yakwisetsa umuntu ariko reka manze mbabwire ikintu kimwe mumbwire ko uwo muntu mwaba muri kumwe nawe mumbwire namwe kweri muzi ukuri kw'ibintu byabaye reka wumve na audio ye irahari sibyo muzayiyumva audio ye ndayikina sibyo reka nze nyishaka ahubwo nyikine ikine tuyumve reka nyibakinire irahari tunasesengura ibintu bihari ibyo ubundi se sibyo dushinzwe kuganira abantu rero nibo tugomba kurwanya cyane aba batwinjirira bakigira nta mpamvu ubundi baturwanyiriza hamwe bro baturwanyiriza hamwe badasigaje inyuma nimba mu gihe bavuga ngo njyewe Afande Makenga umunyarwanda agomba gusubirirwa waba uri kunshira hehe naba ndi kujayo ni ngishi bazamuhe n'ubutaka bwe abuzana bazamuhe satamuhaye n'ubutaka yaburinga ubundi akagenda intsinzi ayifite icyo gihe ntabwo wumve ngo icyo gihe ntabwo ngiye buri jambo rye ndaza kuri senior command kugera kuri junior hasi akabesitoringa ubundi akagenda intsinzi ayifite icyo gihe ntabwo twari kuba dufitanye ikibazo namwe nta n'umuntu twari kuba dufitanye ikibazo nawe uwo ari we wese witwa umututsi cyangwa se undi mukomani uvuze ukuri yari kugenda yemye igihugu kikayoborwa wenda mukagira ikibazo tugasigara turi backup
ariko ari nta makosa ya mbere yakoze nk'umunyarwanda kuyobora kiriya gihugu. Ibyo ndabyemera rwose. Asante papa, wowe niwe munyarwanda, u Rwanda rwacu baramarira. Okay, ndashaka mwumve ibi bintu n'abantu yabibwiraga, wumve uburyo babyakiriye. Ndikuvuga ese uwo muntu yavugaga ngo ataragomba kuyobora u Rwanda nini? ni James kumvikanaho ariko tukagera aho duhurira ndetse naho duhuriye ariko tukumva ko turi abanyarwanda. Nta mpamvu yo kumbwira ngo ni nange fina, nta umuntu akubwira ngo ndatsika ndito unyagire mu ijambo gatoya. reka nsubire inyuma. Uretse ari ikintu nshaka kukwereka kirimo imuza, aravuga ngo ikintu ngo Kabarebe yari gukora ntago yari kwita ngo agenda ngo ayobore Kongo, wumve ayobore igisirikare cya Kongo. Icyambere amushinjije icyaha cy'uko yashimuse ubutegetsi bwa Kongo, wumve. Yes. Kandi banza wumve ngo yari kugenda agafata abasini n'iki bose ngo akabashyira ngo mu nzego zo kugira icyo kintu ngo ntabwo acyemeranya nawe, ngo kuko niwe wazanye guteranya abatutsi n'abanyarwanda bo muri Kongo. Urumva uwo muzimu? Reka tubimusobanurire ikintu cyabaye. U Rwanda rufite impamvu rwagiye muri Kongo kuko Kabila uriya mu mbuto yari arimo gutegurana n'interahamwe kuzagaruka mu Rwanda bakagera. U Rwanda kugira ngo rutere icyo gihugu rwari rwamaze kwaka mandate ibihugu by'i Burayi, bati ntabwo ibi ngibi tubyihanganira, byanze bikunze turakurikira ziriya nterahamwe tugira, kandi na mu mbuto ntabwo tumusigaho. Ntabwo u Rwanda rwari kujya muri iyo ntambara, sibyo, muri iyo ntambara atari abakongomani, byasabaga ko Kabila aza muri iyo ntambara. Murimo kubyumva? Ndakubwira ukuri kw'ibyo bintu, wumve noneho uyu muntu propaganda ahantu yazikuye, azikura mu ngabo za Mumbutu n'ahandi mu nterahamwe na biriya Kayumba ahora avuga. Tugendane mu byumve. Arangije bamaze kwirukana interahamwe na Mumbutu avuyeho, nibwo Kabila we ubwe yavuze ati nta gisirikare dusigaranye n'icya Mumbutu cyari kiriho kitariho, sibyo, kandi mwebwe nk'igisirikare gifite discipline, sibyo, ndagusabye mfasha untoreza abasirikare imyaka runaka, kuko Kabila nta gisirikare yari afite, sibyo, ntacyo yari afite, kuko byari ngombwa ko asaba ingabo, asaba generali w'u Rwanda kumufasha gutoza abasirikare. Ni nacyo yari arimo gufasha Kabila, kumutoreza abasirikare, ku gisirikare kimera ko kirinda abaturage, afata n'abanyamurenge nabo bamwe iryo shuri bari babazaniye ishuri, baje kugambanirwa, abo banyamurenge bose barapfa, bicwa na Kabila igihe yabagambaniraga akagarura interahamwe. Mu byumve neza, uyu mugabo abo banyamurenge ntago yabaha agaciro, ahubwo yavuze ngo nicyo cyabateranyije. Wumve, ni nayo mpamvu za nterahamwe na ideology zabo bahise bavuga ngo ni wowe munyarwanda uvuze ukuri, sibyo. Interahamwe kuvuga ngo umunyarwanda avuze ukuri nuko avuze ideology yabo, ngayibaze kuzana ngo uranenga generali kuri ideology y'interahamwe, zizaguha iki? Zizaguha indabo zabo? Ibaze kumva yuko wanenga igitekerezo ca general n'ubu uriho mu gihugu ciwe, warangiza ukumva yuko ubwenge bw'interahamwe aribwo yari kugenderaho. Ntabwo abantu biriya sinaco cari gutuma Kongo tuyifata ngo tuyiyobore papa, no kubesha hari hataranagera. Rero uyu mugabo intego ye ni imwe, sibyo, kuko hari n'andi magambo yagiye avuga nabyo nabibakinira, sibyo, agaragaza kuntu perezida wa repubulika ngo yahonyoye itegeko nshinga kuko afite ubudahangarwa, ngo yagumuye abaturage. Ariko ibaze gufata message perezida yahaye abayobozi ati ibi bintu mukora nibyo bituma abayobozi ngabo reka bakuri no mbeba hano mukanya giye kutuboro igiye kuturekodinga. Wowe uri mu biki? Mbabarera nge ntago manganye n'uyu mukozi wa Kayumba, sibyo, nawe ari mubo ndimo kureba neza, naramwizeho ndamumenya. Urimo kubyumva? Perezida yatanze urugero rw'uko abayobozi badakoreye neza abaturage bafata inkoni bakabakuraho. Ni urugero yatangaga, sibyo. Uyu mugabo kugira ngo atange message ye, atange ubutumwa, urimo kubyumva,
mwimunyutinga mumbabarire mumureke yicare hano yumve ko mureke azamuke oya ntazamuke mureke aguma mumbabarire mumunyutungure nakamyutinze ngaho kamyutungura rero njyewe ndeba ari nk'agafuko umva Nadi kamyutungura nakamyutinze mbibwira abantu babyumve neza ngo message yashakaga kandi itandukanye n'ubutumwa ubwa mbere turagusuje natwe wa yo sawa uraho ubwa mbere wumvishije kuntu yagoretse umva kano kaginga ngo tugafitiye ubwoba wowe banza ureke kimuri muraza kuvuga nyuma sibyo mumbabarire wowe na Nadine ndanabamanura nimukomeza kugira sibyo mumbabarire mu muting sibyo waba ubwa mbere mwumvishe kuntu yagoretse ukuri k'uburyo James yayoboye muri Congo yarangiza akavuga ngo we ngenda munenga ko yayiyoboye kandi na Amerika yagiye kwigisha ingabo za Iraq no muri Afghanistan ni ibintu yo wakuyeho ubutegetsi hari igihe biba ngombwa ko wigisha ingabo zihari kugira ngo zizabe ingabo zihamye iyo uwo muntu wagiye watarafite ingabo zifite imyitozo ntabwo wowe utamenye icyo basabye u Rwanda ku buryo wabimunengera ngo nicyo kibazo cyazanye ngo u Rwanda rushwane n'abatutsi nagenda izo ngibyo ni ikinyoma aho si wimvo yarangiza akajya mu ntera hamwe akaziha indabo zabati ngo nicyo nengera James Kabarebe ngo ryo niryo kosa yakoze intera hamwe ziti twese ngo wowe niwe munyarwanda uvuze ukuri urimo kubyumva none kagere kuri perezida wa repubulika yaravugaga ati abayobozi biturutse kuri babayobozi batitaye ku baturage bashonje bikagera n'ahantu bose abirukana urumva aravuga ati gute mwicisha abaturage inzara kandi mufite ibiryo mwakabaye murimo kugira iki mubaha ibiryo ahita abaha urugero aravuga ati ubundi abayobozi nkamwe mu baturage iyo abaturage batitonda yavuze ngo abanyarwanda nibo baturage ba mbere bitonda siryo jambo yabanze kuvuga abaha urugero ati niko abanyarwanda bitonde iyo baza kuba ari nk'abandi b'ibindi bihugu bari kuba barabafashe inkoni bakabakubita bakabavanaho ni message yatangaga uyu mugabo rero kugoreka message ya perezida yazanye itegeko nshinga ngo perezida ngo atababwira ibintu ngo mugende mukubita abaturage sibyo ngo ariko itegeko nshinga nawe reramuha ngo ryamuhannye urimo kubyumva ngo yagumuye abaturage ngo atangira gusoma amategeko nshinga rigaragaza ko perezida yagumuye abaturage kandi agoretse message ya perezida abijyanye mu tegeko nshinga uyu mugabo urumva arangije aravuga ati ngo perezida yahonyoye itegeko nshinga nawe yahanwa yuko yagumuye abaturage ibaza iryo jambo kuri sohora mu kanwa ugatanga iyo message ugoretse iyo perezida yashakaga gutanga urumva warangiza ukaza ahangaha uti ngiye guteranya abanyarwanda n'abanyamurenge kuko koze yabo barumva ngo benda kwigeraho umuhungu wa Habyarimana Kayumba n'abandi bose barimo kwiteranya hano barimo gushaka ngo baducemo ibice kandi barimo kutugambanira ngo bigende gute baze twese batwice ngo nitukomeze gutanga message ese koze yacu ibarya hehe n'ukuri ko nta musada baba bari kubasaba intego y'aba bantu wumve n'amagambo ye abafite narangiza mujya aho ngaho muvuga ati twashwanye abari kuri side ya TikTok kabisa simbabujije mugende mwumve messages ariko uyu mugabo azabateranya niyo mission ye muzananirwa ubuganira muzananirwa ubuhangana n'iya ideology irimo kuza mu baturage hano ahubwo dusigare turyana twebwe turimo gushwana kandi ikindi kigaragaza ko ari intego ye bwite twari twavuze ati ntagire umuntu uzongera kuvuga ku wundi live zivuga abantu turazihagaritse sebyo kora mission yawe ugira iki ariko yaje yasaze ahamagara abanyamurenge ngo kwangabo ariyamiriza my friend yabaguza amakuru ya Red Tabara wakabaye uyigisha abanyamurenge kuko ngiye nanze kujya muri iyo topic kuko ni topic ubwayo icucamye yisobanuye bro ntago yisobanuye ku buryo wowe wazana iyo propaganda kuko uyizi yaremye nandi propaganda ya Red Tabara mbikubwire abayiremye harimo na shobuja Kayumba my friend oya ababakiriye muri Kongo bwa mbere harimo uyu Masunzu na abahanyamusaraba
ibyo bintu tunareke kubijyamo kuko wowe wabigiyemo ufite intego yawe ariko ntabwo iyo nuzuza kuba uyizi uba warayitangaje sibyo ariko wayizanye nk'ikibazo ushaka guteza abantu bahuje kose ni ukuvuga ngo iyi Red Tabara yaferinze mu kibazo bari bayizaniye mwimare guferinga bagashaka ni nka kwa kundi kumupfu utari uwawe umupfu utari uwawe uzushaka kumuterera ubonye bikababaza uno mugabo kuki bitababaje abasendede abaribo batangira kwamagana ahubwo uyu nguyu uvuga ngo ashigikiye u Rwanda akaba ruza kwamagana nuko ico bari bayikoreye kitakunze wowe ideology yawe ni izina ry'Imana mbwiye abantu nimba mukurikira uyu mugabo uvuga ngo perezida wa repubulika ngo yahonyoye itegeko nshinga sibyo ngo yagumuye abaturage ngo ni message wagoretse warangiza ukongera ukavuga ati ngo abanyarwanda nimuzongere guseka abanuza ngo abakongomani ngo perezida ngo abaperezida bacu batugurishije kandi uri munzi muri Amerika ngo bakugurishije my friend wowe ugira propaganda kandi my friend ububwira abantu uziko ngo ufite ubwenge mana abantu bubwira turakumva cyane tuzi na side yawe uriho ngiye ikintu nabwira abanyarwanda nabwira abantu bari kuri koze ni izina ry'Imana y'umugabo mumwirinde mu byababwira mubakwirinde ibyo uvuga ngo ndi Red Tabara na munyamurenge waza ngo ashije Red Tabara sinayise ese ubundi wakubaza iri hehe wayivuga tubwira ahantu iri hehe ubundi Red Tabara wayitwereka kutushinja ko turi Red Tabara iri he tubwire ngo iraha ngaha muri Kongo ngo iraha ngaha muri Kongo wayitwereka usibye propaganda zo guteranya abantu urita umuntu ikintu kidahari tubwire ngo iraha ngaha muri Kongo nimba utarimo guteranya abantu bari kuri kozima abarundi ntibazamutse iminembwe bakayibura bayibonye natubwire nimba adafite intego yo guteranya abantu bari kuri kozimwe iri he iyo Red Tabara uza gushinja abantu umva ibintu utangiye wowe waje ufite igihamya yo kwita abantu iri hehe tubwire ngo iraha nimba ufite amakuru nimba utari propaganda yo gusenya koze wowe twarakuvumbuye bro wowe twarakuvumbuye wowe bakwirinde kandi abazagukurikira ndabakarabye bro umwitute muri 2026 dore urutonde rw'abamaze iminsi nganira nabo hari abamwita umubyeyi bakamwita inshuti bakamwita umucunguzi bakamwita ubugome umubonamo ubugome kubera ko ufite ubugome mu mutima wawe ukagira ikibazo tugasigara turi bagira inama bakiri akana ko niko kameze wumve ngo generali niyo makosa yakoze ubwo ubutumwa si bwagiye generali yakoze ikosa wowe uro kugira generali namwe nta n'umuntu twari kuba dufitanye ikibazo nawe uwo ari we wese witwa umututsi cyangwa se undi mukongomani uvuze ukuri yari kuba yari kugenda yemye igihugu kikayoborwa wenda mukagira ikibazo tugasigara turi backup ariko ari nta makosa ya mbere yakoze iyo backup ushaka iyo backup nigenda gute mu gihe arabyemera adashidikanya abo yemereye amakosa ni bande my friend umuntu yacikwira ijambo atazi ibyo arimo hahandi kavuze ngo perezida yagurishije igihugu ko nako gakine ntuza niwe wavuze ngo perezida yagurishije igihugu amakosa yemera generali yakoze ngo nuko yagiye komara ngo arayemera we ko ari amakosa aba ni babakene bagira bakiri inama rega ntabwo bazi wowe uragira generali inama wowe wa mbere yakoze ikosa utazi mission yari arimo my friend koko wowe uro gushimisha umudede nizo nama aba yakugiriye warongoye umudede none nawe baye umudede
my friend ntago wowe Uzabyicuza intego sha. zawe Mana umuntu arazizi ni ukuri kw'Imana Turakusi. my friend nimba mugishidikanya kuri uyu mugabo ku bintu uzi ibintu byose yavuze hari ibyo yagiye arigira ibaze nk'iyi jambo ngo anenze perezida yigize kunenga perezida ku kibazo cy'impunzi zahunze baramubajije ngo ariko se n'icyo unenga perezida nta kintu munenga ngo ndamunenga yuko atafashe ziriya gasiya zahungiye mu Rwanda ngo azitange umva ijambo rya mbere yabanje kugoreka perezida ye yavuze ati inyamaswa iguhungiyeho bariya bahigi urareba bashaka kurya iriya nyamaswa nawe uyishaka sibyo ntabwo wayibasubiza kandi nawe ntabwo wayirya wayirekura ikigendera sibyo iryo jambo urabizi arivuga warangiza wowe ukaza ukamunegera gasiya yavugaga ni izihe buriya ashakaga kuvuga ni izihe ngo abasirikare bari bahungiye mu Rwanda oya zamunzi z'abarundi abarundi bari imahamba ngo abahereze neva abice kugiraga ijambo uyu mugabo mureba uyu mugabo ni ikirumira habiri ngabo mwaretse tukajya tuvuga Redi Tabara yarije kwivanga n'icyo bita P5 birabapfana yarije kwihuza niyo bita P5 niyo y'icyo kigarasha cyane n'amagambo umva ngo kabi kwera kuko umuntu w'umusaza avuga kabi we byo bintu mbizi kubana ngabo mane abamwizera abamwizera kama uyu mugabo uyu mureba uyu mureba uyu yagambaniye u Rwanda igihe kinini Nadine reka twumve Kamari niwe twayiwacu jewe ninjye uri kuvuga ko ngabo waransinze n'ikimuri wabaretse ukavuga ni Kamari wavuga reka twumve Kamari bana murakurikira ariko aba bantu muri bo biki reka twakire n'abandi ye nagira ngo mbaho icyo nashaka kuvuga ibyo nsanzwe uri kuvuga nibyo ariko uyu mugabo nta nubwo mugomba kumutindaho cyane kuko urabona ibyo arimo n'ibyo ari kwandika ubusa gusa nta kintu kizima arimo kwandika rero izi za propagande z'ubugoryi zo gushaka kujijisha abantu kugira iki urumva gushaka kwereka ibidahari wamubaza se byerekane ntanugire n'ikintu akwereka gukina audio se yakinyizi igikoryo cy'urere urumva iki cyarangije no gupfa iki ntago akiri umuntu muzima mu mubare nk'umuntu wapfuye warangiye propaganda zo gucamo abantu ibiti wapi twarakuvumbuye genda ubwire na Kayumba ko tutazacika ibice kuri iyi mihanda tuzarwana uyu mugabo ntago akorana na Kayumba gusa akorana na Rusesabagina uwo ari we wese ingunzu yose azakorana nayo azakorane nazo agasitani uko atangiyewe abantu muri aha nibamuzi abanyarwanda amabisi yatwikiwe muri Nyungwe aka kagabo kari muri timu yateguye kiriya gikorwa sinzi niba mutabizi wowe urabwira Pike ngo yakoze ikosa warangiza urumva rero ni umuntu mubi bro gutegeko shinga man ngo uramukunda nuko imbaruko bakunda twarakumva umuntu mubi rero Umba twakubonye mani Pike twakumenye rero nanjye buriya ebana nanjye nakumenye TikTok ndakuvaho nkuvuyeho
uyu mugabo afite abanyamurenge b'utugara akorana nabo akabazana bakavuga ibintu uri kumva kandi namwe murabizi ko hari utugara twabajemo nitwo ari gukorana natwo nibwo ukimumenya yanjye nibwo nkimumenya mani nawe uragamusanga ariko kenshi sigaye musanga ku bantu b'akagara gorata yes sigaye musanga kuri TikTok z'abatipe bitwa ba FRDC n'abandi ngiye nkumva nkagira ngo none aje nawe nk'undi muntu nyine ushaka kumva ibyo bavuga kuko ibyo baba bari kuvuga byose nta muntu muri abo bantu nta jambo rimwe abiri avuga atavuze u Rwanda urumva no mureke mbabwize ukuri noneho berurire kugira ngo nabo babimenye ya umwerurire uzi kuvuga ngo yewe ticket ku giti cyanjye nawe reka Kamara avuge reka mwerurire sibyo niba ari na hano abyumve abimenye umugambi ikintu kiri kubashuka urabona ibihugu byo muri European Union harimo ibihugu bisa nkaho biri inyuma y'umugambi wo gushaka gukuraho leta y'u Rwanda urumva harimo Ububiligi iyo niyo iza ku mwanya wa mbere hakazamo n'Ubufaransa bubwihisha inyuma ntibwerura ariko bubirimo urumva bari muri propagande yo gushaka ibyo turimo kurwana nabo ibyo turimo kurwana rero Amerika ye biri kujijisha yo ikikeneye n'umutungo urumva wa Kongo urumva Amerika iri kubakina agakino ko gushaka ngo bagwe mu mutego bo no barangiza bagira iki basinya amasezerano yo ko babahaye umutungo wose ko Amerika yise nk'irimo kurwana n'Ubushinwa ariko ikabakina mu buryo batazi so bo bazi ko urumva bagiye kubahuriza hamwe n'ubundi baranabitangiye niyo mpamvu bahamagaye Kayumba n'uriya muhungu wa Habyarimana urumva kugira ngo abe umuhuza urumva wibyari byarananiranye na Kayumba urumva kuko Kayumba uva gusobanurire Kayumba intera hamwe ntizimwiyumvamo zumva ko ari umugambanyi Kayumba n'umwibyi arya amafaranga bumvaga yuko ari umuntu uzaza akabakubita akabarya amafaranga akagenda ariko bakumva yuko umuhungu wa Habyarimana iwe ari umupatriote neza wabo Kayumba rero nico ntibamwizera ijana ku ijana bamwumva ko ari neza karibu baramushaka ngo umva rero cyo shaka ni umuntu batizeye sibyo uyu ticket ko arimo gukora siko kazi ke byose turabizi amakuru yose ayazi icyo nshaka kuberurira nashaka kubereka ko niyo mpamvu banahinduye bashaka no guhindura ko n'inama bagiye babagira abazungu n'iki byose baberetse ko urumva izina nka FDLR ntago bakongera kurikoresha ku rwego mpuzamahanga ngo ryemerwe bitewe nuko bamaze kurishaka niyo mpamvu bari guhindura n'izina ya mpamvu bakuyemo bakuramo D bashyiramo C ubu barashaka kugira ngo bawugire umutwe witwa FCLR ari mpamvu bagize uriya muhungu wa Habyarimana bamugira perezida uhagarariye iryo shaka noneho Kayumba Nyamwasa ba vice perezida ariko anahagararira umutwe w'ingabo uzahagararira umutwe w'ingabo uzaba uyoboye ingabo zose yes urumva habamo n'undi mugabo wo muri RNC wa gatatu nawe ngira ngo baramugize umunyamabanga sinzi ko yitwa Himba yo ariko base wabatisimu bakaba Gisegeti na Ndayishimiye uwo ni umuhuza ni se w'abatisi ni umuhuza wa bose yes niho bunamira bakaba baratangiye gukorera inzira y'igisirikare kwiyubaka propaganda zirimo ari nayo mpamvu wabonye no mu kibira ibyo byose turabizi bimuye ibirindiro byabo aho batoreza ingabo baheruka kubyimura ubu ngubu nubwo bagihari bakeya ariko bamaze kwimura n'ibirindiro nako icyicaro cyabo naho uza amakuru nk'ayo nzi wongereho ko turabizi uwarwanya wese turabizi erega turi inkotanyi hano nta muntu usinziriye uhari
oya mugomba kuryama ntimugomba gusinzira mane igihugu cyanyu kirakeye ariko ntababisha hari abatifuje nari amasezerano imbeba ziza kurya imyenda yacu amasezerano ya Washington yariye biriya bihugu by'uburayi kubera iki batayasinyibo arabura akantu gato gusa ikizabakubita nibakiza ayo none se inkuba azoza inkuba nono itagira umurabyo kandi barimo kwanga ko twishira hamwe umva manze mbabwira akantu ariko Kentoka arimo gukora barimo kwanga ko twishira hamwe abarwanya abadede abarwanyira leta y'u Burundi ya Kongo urumva bose barimo gushaka uburyo batwinjirira bateranye ariko kazi kandi ka Kentoka nitwihuze abarundi bagiye kurwanya leta yabo bahite babahimbira ibyaha babateranye n'abanyamurenge ngo nabareta ibyaha uyu Kentoka aze mu bintu atazi we atwana ngo yeye ariko wamubaza ngo iyo Red Tabaririye ntayo yakubwira ngo irahana urumva nukuvuga ngo arashaka iki abanyamurenge n'abanyarwanda bashwane ngo Red Tabara bya bindi Kayumba yabajyanyemo bya bindi Kayumba yaza muvemo ubu nyine muve mu bintu byo kuvuga ngo abanyarwanda ko baravuga ibyabo ngo nabandi ngo n'abakongomani ngo ntabwo twareka kubifatikanya Garden sinzi iri Burundi nayo turayizi bakoramo amanama yose iri inkotanyi turacyari za zindi n'uyu munsi twagusukaho umuriro Nadine karame ndagira ngo iyi ntambara tugiye kurwana muri iki gihe ibe Syria yawe nyine ni Syria ni kubita utababarira bro my friend ndagira ngo mubigire seriye ukubita imbeba nanjye ubu nyine nta mikino nta mikino zo gutetera aba bantu bo kuri TikTok harimo kano kagara gakuru ngo ni TikTok muri akagara ni kabimana akagara ngo duterana amagambo gutya tubipemo urugero ariko TikTok aherutse vuba kabisa wemera ko bameze kuri uretse oya nukutita ku biganiro kudasesengura umuntu mu byo yavuze kudatinda ku byo umuntu yavuze ubundi aba yavuze kera barimo kurwana kandi nibyo ziranira hamwe zishaka n'utugara dushaka bashwane bice koze yabo ku buryo abantu bacika intege kuri koze barimo gukora urimo kubyumva bashiduke batangiye kwangana hari umudada utuye mu Rwanda nawe reka muvuge kuko ari karasenya nawe karasenya kubakorera umva kubera iki nawe namwe mukabishwanira yarabyivugiye ngo nakagara official noneho umusista yarazamutse agenda ngo agiye ngo atwaye ngo ibitenge agenda yikamera hariho hose rwose twumva yuko ari umusista muzima wagize ubutwari ariko ngo agereyo hasohoka ibigambo yasutse avugira ngo musaza wiwe ngo wagiye ngo kurwana umusaza wawe se araruta fande makanika wasize umuryango wiwe wasize aho yarari aramurushiki kugira ngo wowe wumve abandi bana birirwa banyagirwa birirwa bapfa ababyeyi bari ku misozi wowe uwo mwana ukugezaho wanyu ukanavuga ngo nkurumogi ngo nta musirikare mutwaye ngo nta n'igisirikare mufite ngo muri ki ngo ngewe ibyo muvuga ngo akagara ngo nije akagara official ibyo bisohoka umudada yamaze kugera mu bice bimwe by'iriya rugo uyu mutsinde rega ni Fani urabafasha ikiganiro ariko reka nkubwire akantu buriya amaraso y'abatutsi azabazereraho n'uzayagambanira wese nawe azamusema siyo mpamvu ubona birirwa babwejagura ntujye ngo barabweja noneho nizo namwe nibagenda bihuze we twari twarababuze begeranye nibegerane neza tubakubiti umudada ari gusuzugura igisirikare akakibwira ngo nawe umva Nadi reka twumve Dondoza reka tumusobanurire TikTok niwe muntu urimo kuzana umwiryane mu banyarwanda n'abanyamurenge kuko akorera nuza ni ikirumira habiri arasa n'umuntu urumva amagambo yiwe yumva abantu bazi ubwenge ntabwo ari buri wese uyumva musobanurire Ndondeza reka musobanurire
no kuvuga ngo we aragira ngo koze yose yaza ishaka kurwanya iri tsinda iyi coalition y'abajenosideri we agenda bateranya ku ntego ye niwe TikTok uza akavuga Red Tabara akayivuga rerere atanayizi cyangwa akaba atanayisobanura ahubwo arabikoresha kugira ngo abanyamurenge n'abanyarwanda bari muri koze imwe base nkaho batandukanye sibyo wenda ku kindi navuga kuri Fani nawe mu mwitondere kuko rira jambo ryo kuvuga ngo iki gisirikare kidafite akamaro kidafite imyishuri cicisha abantu iriya yari propaganda yo gusenya koze ataremye yarangiza yanavayo bamubabariye akavuga ngo ngewe ndasaba Makenga ubutabera nukushaka gufata abantu bari yakoze ayigire ngo nta mategeko nuko ubutumwa bugenda my friend ashaka gutandukanya imbaraga z'igisirikare ca M23 na twirwaneho kandi bari hamwe iwe ashaka kubasenya atange message we avuga ngo arayishigiye ariko message yo gusenya yayitanze asone namara ngo karavugira kuri saburiya wasimbaguritse ibipango Sabe nukuri turamwiyamye kuza ahostinga abantu bavuga twirwaneho nabi kandi twirwaneho ariyo iryamiye ababyeyi urumva Sabe abanyamurenge mu bimenye mu Rwanda hari freedom speech iyo uvuze ibintu bitagize icyaha kiri mu mategeko barakureka sibyo ariko iyo ukoze ibintu bigize icyaha runaka cyangwa kigaragara sibyo bizavamo icyaha nibakomeze bizavamo icyaha byanga bikunda byo ubwenge turabufite kandi narimbi irabufite kuko side ye iba yamenyekanye sibyo side ye nukuvuga ngo arashaka kwica koze y'abandi urumva yitwaje ukwari cyangwa izina yaba afite niwamenya bamutamitse sibyo arangize abe victim kurusha abana bari ku rugamba kandi amagambo bwewe yivugiye kufata igisirikare ukakimisha agaciro ukakibuza abantu bakijyamo kukijyamo kugitabara kubona ingabo sibyo warangiza ukavuga musaza wawe ngo ntakwiye kujya muri iki gisirikare cy'amabyi sibyo oya ukanavuga ngo inzu ya so na nyoko ngo imeze ngo nagezeho ngo mbona ngo ni nkiwese umwana w'umukobwa utaragize icyo akora iwabo ngo hamere neza akisiga makeup bakamushiraho irangi rya kamera ya Sabe igira umuntu umuzungu barangiza ukibagirwa ukavuga mwanyu nabi utarahubatse murumva bo barashaka ngo intego yaba ba TikTok kuri iyi mihanda no kugira ngo nituhuze nitubi ikintu kimwe kuko TikTok icyambere asenya inkotanyi ziri kuri iyi mihanda bakangana ntacyo bapfa kubera imigambi ye sibyo hari ikintu ngiye nshaka kubabwira cyabaye kuri iyi mihanda twari itsinda rinini sibyo turi abantu benshi burabizi ariko bagiye bacikamo ibice kubera impamvu za TikTok sibyo ukabona umuntu agukorera live aragututse ngo wavuze TikTok wamugize ikigasha kandi wavuze ibyo yavuze uravuga ati ibi bintu ntago bikwiye ku muntu kuko bigize icyaha use TikTok n'umuntu wakuza kuri platform akavuga ati ndarenga general yakoresheje imbaraga ze zose kabisa wabyumvishije se akanenga perezida wa repubulika ubwo warangiza akabacamo ibice w'intego ye nukuza hakabiyoberekamo ubundi akabacamo ibice ahubwo kuba ibuye ryagaragaye taba rikisha isuka twebwe kuri koze yacu aba ariyo turwanira kandi dushire hamwe ndabarahiriye Imana yo mu ijuru nitwamagana umurundi wese urimo kurwanya sendede kuko nibo bicanye ngabo wakwakire ndondeza ndondeza karibu nicyo twagusobanurira benshi twaranganye hano abajama hano twaranganye kandi duteranyijwe n'uwo muntu hari abantu benshi nzi b'inshuti zanjye bagiye mu Kigali ariko nababwira ikintu kimwe n'izina ry'Imana murimo gukurikira ikintu muzisama mwasandaye afite ikibazo rwose ndabaramukije kuri ngabo nari nzi ko nza kukwandikira uno munsi na Nadine ndababaza kuri TikTok nanje bonje muzi ko ndi mushasha kuri ino mihanda ya TikTok ejo narakwije amezi 2 ndahashitse urumva hariho abantu mba ntaramenya neza ariko naje mva kuri X
ariyo nkiri ijya yitwa Twitter, naho tuzi abantu baho nabo tuba tumaze kubamenya. Nje rero ikintu cantangaje muri no minsi kuko je niho nkimubona TikTok. Hama mwambariye ko ari umunyarwanda, siko mugabo afise ijwi ry'uwundi muntu ari kuri X. Uwo muntu ari kuri X hoho aba yitwa umunyamurenge. Ushima namwumvirije ariko aravuga, mfata ariko aravuga nshira ko video ya TikTok nkumva bavuga kimwe. Ariko ndavuga ati uyu muntu yoba ari we canke atari we, sinzi ko hariho abantu bari ngaha aye bari no kuri X kuko ndababari izina ndazi ko nimba bigeze ngaho ja kuri X mbaho nimba bigezaho ayihindura bigezaho ni mubi cyane. Ndondeza kuri X wo mbone yitwa nde? Uyo muntu je TikTok je numva avuga nka Mubijabo. Oya Mubijabo n'umunyamurenge. Kuko je mba numva bari muri bimwe. Hanyuma nicagiye kuntangaza nabonye Mubijabo ari we yariko arapartager n'ubundi ama screen recording ya live ya TikTok. Numva ko bakorana ariko aravuga. Kandi nivyo baba bariko baravuga ivyo muri ko muragiza TikTok kuri Radio Tabara nivyo Mubijabo arimwo nawe nyene. Okay. Nabandi biwe je Mubijabo ari live ariko aravuga nashize ko video kuri TikTok ndabavugiriza rimwe nkumva ni bamwe. Mubijabo birashoboka kuba ari mu rwego rw'akagara wenda akaba ari aho bahurira. Ariko nanje ariko yerekana ko ari wewe ari twigwaneho. Nanje Mubijabo nibuka Mubijabo kuko nkunda kuja kuri X. Mubijabo ndamuzi, hariho nabakivu itil, hariho urumva abantu ba Espoir, urumva izo nizo live nkunda kubona za Twitter ziriho abantu bacu. Ariko sinibuka kuri Bijabo neza, ariko Bijabo narinzi yuko ari umuntu wacu, ariko Bijabo ni ibintu byo kureba. Sinzi ko hari uwuzi guplayinga ubu je nagomba turondera live yiwe hanyuma tuyivuze hanyuma kugira ngo twumvirize kuko je bariko bavugira rimwe nka playinga video yiwe ya TikTok nawe narinzije nanje ndamubona. Ahubwo playinga ya Bijabo ni wenda Bijabo ari kuvuga twarangiza tukumva ingabo afite ya TikTok kandi yari plays. Reka nce ndayiraba mu kanya hama nce ndayivuza ko je narinzi ngo ndaza kuza kubabaza ati uyu muntu niwe kuko ivyo bavuga vyo ivyo muri ko mwagiriza TikTok murabivuga no kuri Mubijabo bari muri ni same group WhatsApp. Beba ukuntu tekinike ze zikoze no kuvuga ngo arajya mu bantu bafite message barimo kwagiriza u Rwanda sibyo bya propaganda byabo bakavuga ati wenda nimba agiye ahantu barimo kuvuga ngo u Rwanda ruriyo aratangira avuga ati oya rwajyayo abihakane cyangwa abandi tubihakane tugaragaze uburyo u Rwanda rutariyo kandi tutanga facti. We nk'umuntu wahoze avugira u Rwanda narangiza we ubwe yivugira ati njyewe nta wabinkuramo ngiye kubivuga abashaka mwicukurire mu ihamba u Rwanda ruri muri Kongo. Ndabibaze ijambo ryo kuvuga icyo kintu yarangiza akavuga niyo mwakora iki ngiye si byamba mu mutwe. Abanyarwanda bari muri Kongo, turi muri Kongo, kuki tutajyayo, kuki neramwe nawe agashakisha impamvu nkaho ari uyobora igisirikare cy'u Rwanda. Ngo impamvu turiyo ni ukibaza ati come aturabyemeye ati ndabyemeye akabyemerera kuri ya propaganda y'interahamwe deja yemera nk'umuntu umukunzi wa RDF wayivugira nk'inkotanyi. Niyo mpamvu zumva interahamwe zivuga ngo ni inkotanyi isirimutse ngo niwe ufite ubwenge niwe muntu abashaka kugira ngo bo topic bariho birangira be abyemeye. Nimba tumaze nk'isaha enye tugaragaza ko u Rwanda rutariho nawe iyo bayita tekinoloji ntago wabana n'abantu b'abanyabwenge umwaka wose ngo bareke kugutahura papa ntibikunda.
hari n'indi jambo twagiye ahantu bagaragaza perezida Paul Kagame ngo yica abantu muri Congo ngo numwica, tukavuga ati ibyo bintu muvuga never, tukabaha ingero nyinshi cyane. We ngo yasoje, wumve kuntu abesha my friend, yasoje agaragaza ko agaragaza aravuga ati umva ngenda mwemera, wumve kuntu yivugira ngo mu maso yanyu sibyo, ariko ngenda mwemera mu maso y'ababyeyi n'umubyeyi, mu maso ya hehe niki. Ubwo yabisobanuye nyuma, ariko kuri iyo platform yari yavuze ati njyewe urumva Kagame ahubwo atari umwicanyi. Iryo jambo niko yivugiye, atabaye umwicanyi ku banzi be, nta nubwo njyewe naba ari cyo mutorera, ntabwo naba nubwo namukunda. Atabaye umwicanyi ngo yanakuraho ijwi rye. Urumva buri teka ashaka iryo jambo rirasa na rya rindi twavugaga, ngo bya bindi bamushinjaga we ahita avuga ati ijambo rye risa nkaho aba ashaka koko kumugira umwicanyi kugira ngo ubutwari donc aze kubyina nyuma umwicanyi yabaye umwicanyi neza kandi nawe yabyemeje. Mu kiganiro ari kumwe n'abantu asoza ya propaganda yabo ayemeye, akavuga ati icyaha ndacyemera ko yagikoze, nk'uko wumvishije yemeye bya James Kabarebe. Ibyo uvuga birumvikana mara. Urumva ni naho handi i Burundi bamubwiraga ngo uranenga iki ko imipaka yafunzwe, yari ikwiye gufungwa si yari gufungurwa, sibyo? Arangije asoza avuze ati ngenda munengera ko yanze gutangaza za mpunzi zahungiye mu Rwanda. Icyo cyo ndakimunengera, yari gutanga gasiya imipaka n'ifungwa, bigaragaza ko yemeye ko imipaka bivuga yuko ese uko nukuvuga ngo Uburundi n'umupaka imipaka iyifunzwe ku gihugu nukuvuga ngo niziriya nukuvuga ngo Uburundi kugeza kuri no munota kwica abarundi babo no kubicisha inzara cyangwa se no kubicisha ambarigo. Ni igihano cy'uko abarundi bo propaganda bihura n'izi mpunzi bakazita abo u Rwanda rutoza, ngo nicyo kibazo batari. Kandi mu mategeko aba ni abaturage bamirije itegeko nshinga i Burundi, ni abaturage b'abasivile kandi bari mu maboko ya UN niyo yamenya ko ari abanyabyaha cyangwa atari abanyabyaha. We rero muri propaganda ze zihuye n'iza Gitega igaragaza ko we yavuze ati ndanenga Perezida Kagame ko atatanze izo